hanyuma twebwe rero muri Islam ntabwo bisoreza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ahubwo twebwe abayisilamu mbere na mbere dutegetswe no mu isengesho ryacu hagati mu isengesho rigezemo hagati wenda ku isengesho rifite ibice birenze 2 ndetse no ku gice gihera, twebwe dutegetswe gusabira abemeramana, aho tuva tuti dutangira tuba tuti assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, amahoro y'Imana abe kuri wowe yewe ntumwa y'Imana n'imigisha by'Imana bikubeho, wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, kandi amahoro y'Imana abe ku bagaragu beza bakora ibikorwa byiza, wa ala ibadillahi salihina, amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibe ku bagaragu beza b'Imana bakora ibikorwa byiza. Twebwe n'abagaragu b'Imana turabasabira buri wari wese mwisengesho ya masengesho ubona dukora 5 ku munsi, wa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina, amahoro imigisha bibe ku bagaragu b'Imana bakora ibikorwa byiza. Twebwe abayisilamu, twebwe ibyo bindi bamutekereza, alhamdulillah turashimira Imana ntabwo bitureba. Twebwe n'abagaragu bakora ibikorwa byiza turabasabira, baba bo tuzi cyangwa bo tutazi, kuko ntabwo harimo kutondagura amazina. Nawe niba wiyumvamo kuri umugaragu w'Imana, menya yuko isengesho ry'umwisilamu ryakugezeho. Niba uri umugaragu w'Imana ukaba ukora ibikorwa byiza, menya yuko isengesho ry'umusilamu ryakugezeho. Icyo tukakivaho, turajya muri Qur'an igice cya 37 ku murongo waho w'180, naho Imana ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim, mbanje kwikinga ku Mana, mbanje kwiragiza ku Mana ngo ninde shitani w'ikivume, ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ubutagatifu bukwiriye Nyagasani we w'ikirenga, we wihariye kuba ari Imana. Wassalamun ala al-mursalina, kandi amahoro y'Imana n'imigisha by'Imana bibe ku ntumwa z'Imana zose. Walhamdulillahi rabbil alamin, kandi kuzo nishimwe biharirwe Nyagasani we murezi w'ibiremwa byose. Iyo ni Qur'ani, ndetse ubu tugiye kwinjira no muri Bibiliya ivugaho iki bavandimwe? Urabona tumaje gusobanura Qur'ani, ko nge nababwiye yuko inshallah Imana nizajya intera inkunga, niba ari ikibazo gisaba Bibiliya yonyine nzajya nkisubiza, niba ari gisaba Qur'ani yonyine nzajya nkisubiza, ariko bizajya biryoha mbavangiye, tugakoresha ibitabo byombi kuba byemera, abemera Bibiliya bakibonamo, n'abemera Qur'ani bose ngombwa, kubera ko baba basanzwe bazi idini, baba basobanukiwe. Turebe mu Itangiriro igice cyaho cya 12 ku murongo waho wa 2 haragira hati: nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha. Hano rero reka duhere ku murongo wa mbere kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa uwabwirwaga ninde. Uwiteka ategeka Aburahamu ati: va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana amubwira iti: nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe
nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aha niho nashakaga. Wowe uvuga ngo gusabira umuntu witabye Imana ntabwo bibaho, ntabwo byemewe, iki ngiki noneho nicyo twinjiyeho. Imana ibwira Aburahamu iti nzaguha umugisha, nzaguha umugisha. Irongera amubwira iti nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha. Aburahamu alayhi salam, Imana imuha amahoro, Imana iti nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nanjye nzamuvuma, kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Ntabwo wumva yuko Imana ivuze yuko uzasabira Aburahamu umugisha ko nawe izawumuha? Ni iki cyatuma ngewe nawe uyu munsi tutavuga tuti Aburahamu Imana imuha umugisha kandi ko yapfuye? Aburahamu yarapfuye, ariko uzagusabira umugisha nzawumuha future, kera. Nusabira Aburahamu umugisha nawe Imana izawuguha. Ubuse ninye mbishyize muri Bibiliya yawe? Twebwe rero abayisilamu, yaba Yesu tumusabira umugisha, Aburahamu tumusabira umugisha, Muhammad tumusabira umugisha, Yohana tumusabira umugisha. Ndavuga Yohana mwene Zakariya. Yaba Mose tumusabira umugisha. Aho uzabibona hose ku zindi ntumwa z'Imana zose, ahantu uzabona ahantu handitse akanyuguti ka a na sa, uzamenye yuko ubwo ndavuga wenda bitari mu Cyarabu. Aho uzabibona uzamenye ko hava ngo alayhi salam, amahoro y'Imana abe kuri we. Ku ntumwa iyo ari yo yose ni itegeko. Intumwa y'Imana iramutse ivuzwe, twebwe ni itegeko ry'Imana kuyisabira amahoro. Shuti yanjye, rwose ntabwo umwihariko ari uwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wenyine, ahubwo ni umwihariko w'intumwa z'Imana zose alayhim salat. Imana izihe amahoro. Rero isomo wenda nkaba ndisoreje hano. Niba hari ikindi wasobanuzaga, ubwo inshallah tuzongera duhure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana bibane nawe.